Ibihe byiza nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo tubane umunsi ku munsi uragaciro kuri twe. Na utarakora subscribe, reka nkubwire ngo kora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane, na makuru akomeje kugenda avugwa muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rwose ndagira mbabwire ko nonaha igitaraganya Katari cyangwa se ibiganiro byaberaga muri Katari bisohoye imyanzuro idasanzwe. Bikimara gusohora imyanzuro idasanzwe, n'umutwe wa M23 nawo uhita usohora itangazo ridasanzwe. Ni itangazo rireba ibihugu byose ndetse by'umwihariko guverinoma ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi. Nonaha tuvugana muri Republika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma harangiye inama idasanzwe. Ni inama yari iyobowe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu nguyu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ahangaha muri Republika Demokarasi ya Kongo. Yatangaje amagambo akomeye ahangaha igoma cyangwa se mu mujyi wa Goma. Ni hanyuma yuko imyanzuro yavaga idoha muri Katari yavugaga ko igitaraganya M23 ihita irekura imijyi yose yafashe. Ubwo ni umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu n'utundi duce utwari twose tuyoborwa n'uyu mutwe wa M23. Igitaraganya M23 cyangwa se M23 nayo ihise isohora itangazo, noneho ikimpaka ishimangira ko nta gahunda bafite yo gusohoka cyangwa se yo kurekura uduce twose bigaruriye. Ni mu ijambo rya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yagize ati nta gahunda dufite yo kurekura uduce twose twafashe, dore ko nta na santimetero imwe tuzasubira inyuma. Aya ni amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu nguyu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko reka mbibutse neza ko Kivu y'Amajyaruguru niyo ibarizwamo uduce dutandukanye. Aho ngaho twavuga nk'uduce turi muri Nyiragongo ndetse na Goma, by'umwihariko dore ko uyu mujyi wa Goma ni intara cyangwa se n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Rero guverineri ndetse n'ubutegetsi bwa Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 bamaze gutangaza ko nta gahunda bafite yo kurambika intwaro kandi ko nta gahunda bafite yo kurekura uduce twose bigaruriye. Bavuze ko mu gihe icyo cyose ngo baba barekuye utu duce ko batizeye umutekano w'abaturage bagize utu duce. Nubwo bimeze bitya, guverinoma ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi nabo bamaze gukusanya ingabo zidasanzwe kugira ngo izi ngabo nazo zize zerekeze muri utu duce cyangwa se utu duce turindwa n'umutwe wa M23. Abasesenguzi mu bya politike bagaragaza neza ko ibingibi mu gihe haba nta kintu gikozwe, ko ibingibi rwose ari amarenga arimo araca intambara cyangwa se ari amarenga arimo arateguza intambara idasanzwe, dore ko mu gihe uyu mutwe wa M23 utemera kurekura uduce ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi nabo bakaba batemera guhara utu duce turindwa na M23. Ibingibi rwose abasesenguzi muri politike bavuga ko byanga byakunda bishobora kuba birimo birategura intambara idasanzwe. Tuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, turi hano kugira ngo tuzajye turushaho kugenda dukurikirana amakuru akomeje kugenda avugwa, by'umwihariko haba muri showbiz ndetse no muri politike, muri siporo no muri gospel. Niba utarakora subscribe rero reka nkubwire ngo waba urimo uracikanwa n'ibyiza. Ahangaha niho honyine habera ibyiza bihebuje. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.